Okay, abantu batumvishe story ya Monica cyangwa batarebye documentary ya Monica ngiye kubabwira muri make. Monica muri 2022 yabaga muri Uganda abana na sister wenyine yari ubuzima busanzwe nta kibazo cy'ubuzima bafite. So haza umuntu aramubwira ati njyewe nshobora kugushakira akazi Dubai ko gukora he muri supermarket. Monica nk'abandi bakobwa bose bashaka guhindura ubuzima, like everybody is saying that Monica loves life so much, yakundaga ubuzima, like she can suicide herself. Monica aravuga ati nta kibazo, I'm in. So mind you, Monica agiye gukora he muri supermarket. Niko yabwiye famille ye nabo n'uwo muntu niko yamubwiye. Monica muri Dubai hari umugabo witwa Abi ni wenyine ubashakira passport, akabashakira visa, akabashakira n'itike y'indege. Monica yohereza amafoto ye barabishaka nyine aragenda. Iyo ukigera Dubai for 2 weeks bakujyana gushopinga. Hari umuntu wavuze ngo baba spendinga ngo miliyoni 200 z'amagande. Uri kumva? So kugira ngo izo miliyoni uzazishyura urumva nyine ko biragoye. That means you have to sell yourself, ukigurisha nyine ukabindaye. So Monica agezeyo urumva ko yagiye gukora muri supermarket. Mujye mutinya ibintu by'ubuntu guys. Monica baramujyana 2 weeks gushopinga, avaha ajyaha, wigs, imyenda, bla bla ibintu by'ubusa. N'iki baramutembereza Dubai uko no kugira ngo nyine babe bakugira nyine mu mutwe bagukuramo ubuturage n'ibikinzara bakakujyana mu bwato. Kombi zo 2 weeks iyo zishize hari ahandi hantu ujya kuba hari abandi bakobwa baje muri ubwo buryo. Hari abakobwa baje muri ubwo buryo. Bavuze ko abo bakobwa ari abagande. Monica baramujyana baramubwira ati ntago uzakora muri supermarket, akazi uzakora naka amafaranga wa spending naya, and you're going to pay that money. How are you going to pay that money? Tuzajya tukurangira ahantu hari party uhajye, abo bantu niba duha amafaranga nibwo uzajya twishyura. Monica ntago yabyumvise. Ngo yakundaga nyine ngo ntago like yihagararagaho. Aravuga ati ntago bishoboka nyine. Ngo Abi aramubwira ati ugomba kuguma muri iyo nzu utekereze nyine, ndabizi ko utabyumvaga. Abandi bakobwa baramubwira ati nta kundi iyo ugeze hano niko bigenda. Monica arabyemera. Monica byemeye atangira akazi. Gusa yakundaga gushwana n'uwo mu Abi kuko ngo yamuhaga abakiriya ngo Monica bamubwira ngo akora ibi akabyanga. So Monica akajya ahora ashwana ariko nyine akanakaza agakora kugira ngo yishyure amafaranga azabe independent. Guys, Monica akazi yakoraga byageze aho bakajya bamubwira ngo arye anywe na zabo bakiriye. Muri Dubai ngo hari party zihaba zigatuma nyine bakoresha abakobwa babirabura muri izo party, bagatuma barya zabo bagabo bakananywa cyangwa bakaba mu kanwa. It's disgusting. Muri iyo documentary uwo mugabo nyine hari umuntu yabwiye bari kumugaba nyine ngo bashaka ngo abakobwa, aravuga those girls ngo bafite ngo they have open mind, ngo bakora ngo 3-some 4-some, kandi ntago baba babishaka nyine babikora. Ibaze kuryamana n'abantu 4, ibaze kuryamana n'abantu 3 banyweye ngo imiti, ngo baba banyweye imiti ngo abo ba boss. Mind you ntago bahereza amafaranga abo bakobwa bayahereza Abi. Monica ngo umunsi umwe ashwana na Abi. Ngo barashwana nyine aho hantu babaga. Ngo noneho Abi ahita nuze Monica ahitamo gufata ibintu bye ngo agende. Ngo ahita Abi avuga cyane n'abo bakobwa bumva ngo uragiye kuzabona ikizakubaho. Monica afata utuntu twiwe aramuvinga aragenda. Kandi yari yishyuye uwo mugabo ngo nyine urishyura ngo bikanarenga kuko uko wishyura ni nako ukomeza kubaho, kandi ukubaho ni kurya ni kugira iki, ngo bakomeza bagucaginga amafaranga nyine kugira ngo uzakomeze
wigurishe nyine ubuzima bwawe bwose. Aragenda ajya kuba ahandi hantu ashaka inzu nyine. Hari n'umuntu wari wemereye Monica telefone ayohereje amafaranga Abi ngagira iki ntiyayahereza Monica. Iki kigabo nyine kiravuga ngo hari ikintu kizakubaho. Monica ahantu yagiye kuba ashaka akazi n'ibyangombwa ngo asubire iwabo. Umunsi yari gusubira iwabo ari nawo munsi yavuye muri iyo nzu, yabonye n'akazi nyine kugira ngo asubire iwabo abasure azatangira akazi yikomereza ubuzima bwiwe. Landlord avuga ko ngo yumvise Monica ashwana n'abantu ariko ntago abo bantu bazi ingano bandi. Bashiri bamuhanuye muri etage baramusunika yikubita hasi. Muri Dubai haba ama etage maremare pe murabizi. Yikubita hasi arapfa. Polisi ivuga ngo Monica ngo yiyahuye. Ibaze umwana w'umukobwa kugenda agiye yabwiwe ko agiye gukora akazi muri supermarket, akagenda agiye kurishwa z'abagabo, akasama bakamu mukano. Imagine what she went through. Urebye social media, she's a happy girl. Oh my god, she's an influencer. Njye narize birandenga. Ubwo rero uwo mu Abi ngo afite amaso hose muri Dubai, ona ahantu wamucekera. Hari n'undi mukobwa wapfuye muri ubwo buryo. This is so sad guys.